ndashaka ko leta ivayo ikidekarara ikemera aya makosa ikanasabira n'imbabazi to keep the public trust. Birasaba ko hagomba kubaho apology message, abantu amafaranga yabo bakayasubizwa kandi hakabaho apology. Iyo ijambo rigira riti byose ibitekerezo bya benshi bihita byerekera ku mugabo w'umunyarwanda bakunze kuvuga ko ntacyo na kimwe atinya. Umugabo ngo utarigeze yandika ibaruwa n'imwe isaba akazi, wamenyekanye nk'umuhanzi, umukinnyi wa filime, umwanditsi wazo, umunyamakuru, umutoza, umuhanga mu kwamamaza, umucuruzi n'ibindi byinshi ntarondora. Uyu mugabo kandi ngo ni umwe mu baherwe babarizwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ibahanini ngo babivuga bashingiye ku mitungo itabarika yibitseho, irimo ikipe y'umupira w'amaguru, televiziyo na radio, akabari k'igitangaza n'indi mitungo idahema kujya mu nkuru zimuvugaho ko bwije n'uko bukeye. Ariko se mu by'ukuri uyu mugabo twageranya na Mirenge wo ku Ntenyo ni mu ntoki? Ubundi se mu by'ukuri ibi byose bimuvugaho ni ukuri? Muri iki kiganiro tugiye kugaruka ku buzima n'amateka byaranze uyu mugabo. Turakubwira akantu ku kandi ku buzima bwe kuva ari muto kugeza uyu munsi wa none. Mbere yuko nkomeza ariko nizere ko wamaze gukanda like kuri iyi video. Niba kandi ari ubwa mbere ugeze aha, kora subscribe kugira ngo utazongera gucikwa n'ibyegeranyo bicukumbuye. Njye nitwa Aniki, nguhaye ikaze. Amazina ye ni Kakoza Nkuriza Charles, yamenyekanye ku izina rya KNC. Yavutse ku itariki ya 12 Ukuboza mu mwaka wa 1982. Avukira mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Yatangira amashuri muri Uganda ariko aza kuyasoreza mu Rwanda mu ishuri rya Lycée de Kigali aho yize imibare na physique. KNC papa w'umubyara yitabye Imana afite imyaka 7 bari mu buhungiro mu gihugu cya Uganda, bituma akurira mu buzima bugoye cyane, yiga gushakisha ubuzima akiri umwana muto. KNC ni umuhanzi, umunyamakuru, umuhanga mu kwamamaza, umukinnyi wa filime n'ikinamico, ayobora ibitaramo, yandika filime n'ibindi. Iyi myuga y'uruhurirane ayikesha impano yavukanye, igashyigikirwa n'ubumenyi yavomye mu ishuri. Yaravuze ati, nyiri umwana nakundaga gukina utuntu, abantu bakavuga bati uyu ni umusazi, bati uyu mwana arakubagana, nta nuha agaciro ibyo nkora. Ariko njye nkumva hari ikintu kindimo, kuko nashoboraga kubona umuntu nkamukoramo nk'umuvugo, nkaba namukinamo n'utuntu dusekeje. Mu mwaka wa 2000 ubwo yigaga muri Lycée de Kigali mu mashuri yisumbuye, nibwo yashinze ihuriro ry'abahanzi n'abaririmbyi yise The Athlete. Avuga ko yibuka ko harimo Manase wari umucuranzi, Mico uririmba indirimbo zo guhimbaza Imana, Tom Close n'abandi benshi. Asoje ayisumbuye, KNC yagiye muri Uganda gutyaza ubwenge mu bijyanye no gutunganya ibiganiro, gutunganya amashusho n'ibindi. Yigishirira y'amezi 6. KNC yatangiye kwandika imikino yanamenyekanye nka Indyankurye yarimo Dr. Runiga, yubakiye ku nkuru y'ukuri y'ibyamubayeho n'umukobwa w'inshuti y'ubwo bajyaga kwa muganga. Muganga wo kuvura indwara agakora kuri uwo mukobwa umubiri wose. Harimo n'umukino Karundura urimo umukobwa Fanete wajyaga aryamana na nyirarume, nabyo byubakiye ku nkuru yabayeho. Kandi iyo mikino yombi ikubakwa mu buryo busetsa bufasha abantu kuyikurikirana by'igihe kirekire. KNC igitaramo yateguye ni nacyo cyamubereye imbarutso yo kwinjira mu itangazamakuru ubwo cyaberaga kuri Kawosh mu mujyi wa Kigali. Ahahurira na Kamanzi Louis na mugenzi we Kabera, bamugejeje umushinga bafite, binjira mu biganiro byabaye ishingwa rya Radio Flash FM muri Nzeri 2004. Nyuma haje abashoramari bashya bashakaga gushinga City Radio, maze bamuha akazi. KNC asezera Flash FM atangira gukorana na radio nshya yari ivutse mu Morwa. Ati, icyo nshaka kuvuga, ntabwo nigeze nandika ibaruwa isaba akazi mu buzima bwanjye. Icyo gihe bantumyeho umuntu bati, turashaka kudufasha gutunganya ibiganiro. Ndibuka ko bamuye avance y'amezi 6. Ndagenda mbwira abo kuri Flash ko ngiye kugenda. Amaze igihe kuri City Radio, yaje gusanga abantu bari kubyaza umusaruro ubwenge bwe, kandi ibyo akorera abandi nawe ashobora kubyikorera. Aza gushinga inzu itunganya amajwi ya A to Z Production. Yegera umuherwe ukomeye i Kigali, Nkusi Godfrey, aramubwira ati, nagukorera itangazo ryamamaza ariko ntunyishyure, ahubwo reka nkongerereho umiyo mudasobwa. Yegera undi amwaka mixer nawe ati, ntabwo mpita nkwishyura
ariko nyuma y'uko kwezi nzakwishyura. Yahise abona ikiraka cyo kwigisha abantu porogaramu zifashishwa mu gutunganya amajwi ndetse n'amashusho zitwa Adobe, maze asaruramo miliyoni 3,700,000 yishyura abamukopye bose. KNC yaje kuzana igitekerezo cyo gushinga radiyo ye bwite, atijwe umurindi n'ibiraka byinshi yari afite icyo gihe. Yararebye ngo abona ko gukomeza gukorera abandi bitari kumunyura neza, afata umwanzuro ahamagara inshuti ze azibwira igitekerezo yari afite cyo gushinga radiyo ye, abasaba kuba abafatanyabikorwa, maze ngo baramuseka cyane, ariko we ngo ntabwo byamuciye intege. Yatangiye ari umunyamakuru ukorera abandi, ariko nawe aza gushinga igitangazamakuru cye cyitwa Radio1, agitangirira mu rugo iwe aho yabaga i Gikondo. Nyuma yaho haje kwiyongeraho na televiziyo ayita TV1. Uretse kuba ari umuyobozi w'ibitangazamakuru byombi, ni n'umunyamakuru, umuririmbyi, umuyobozi w'ikipe ya Gasogi FC n'ibindi byinshi akora bitandukanye. Avuga ko guhabwa umurongo radiyo ivugiraho byari bigoye cyane, ariko yari yarabisabye. Amafaranga abonye akaguramo ibikoresho akabibika. Nanone kandi KNC yavuze ko iyi radiyo yatangiriye mu bibazo by'amikoro make, ariko igenda ibyigobotora. Byose bikomeza intego ari ugushinga na televiziyo, kandi koko ni nako byagenze. TV1 ivuka ku itariki 18 Mutarama 2014. Nyuma y'igihe rero iyi radiyo ikora, haje kumvikana inkuru y'urubanza rwaregaga KNC avuga ko bashinganye iyi radiyo, ariko akaza kwirukanwa binyuranyije n'amategeko. Imyanzuro y'urwo rubanza yashyizwe ahagaragara n'urukiko rw'ubucuruzi rwa Nyarugenge ku itariki 31 z'ukwa mbere 2013. Rwanzuye ko Nyagatare Jean-Luc atari umunyamigabane muri Radio1 kuko atigeze yubereza amasezerano yagiranye n'uwo bafatanyije kuyishinga ari we KNC. Amwe muri aya masezerano atarubahirijwe nuko Nyagatare atigeze atanga umugabane we wose ubwo iyi radiyo yashingwaga. Yatanze miliyoni 9 gusa, mu gihe we n'uwo bari bafatanyije ari we KNC buri umwe yagombaga gutanga amafaranga angana na miliyoni 35. Radio1 na TV1 ni ibitangazamakuru byanditse izina hano mu Rwanda mu gukorera ubuvugizi abaturage, ibibazo byabo bigakemuka. Aha twavuga nk'ikibazo cya kamera zo ku muhanda. Abaturage binubiraga ko zibandikira kandi bari ku muvuduko muto. Iki kibazo mu gukemuka kwacyo, KNC yabigizemo uruhare rukomeye cyane. Ubwo yajyaga impaka zikomeye n'umuvugizi mukuru wa polisi y'u Rwanda, Bwana CP John Bosco Kabera. Afande reka kuva ngo turarwanya itegeko utanatwangisha n'abaturage. Ntago turi mu kurwanya itegeko, kandi afande reka twumvikane. Afande ntago turi mu kurwanya itegeko. Ntago turi mu kurwanya itegeko, witubekera dutega amatwi natwe tuvugisha ukuri. Izi mpaka zumvikanye mu kiganiro yarashe cya TV1 cyatambutse tariki 17 Ugushyingo 2021, kibandaga ku bantu binubira amande bacibwa bitewe n'izi kamera zasaga n'izihishe n'ibyapa bidahuza n'izo kamera. Muri iki kiganiro kandi KNC ari kumwe na Ange Mutabaruka babanje gusobanura uburyo abatwara ibinyabiziga bacibwa amande menshi mu buryo bisa akarengane bitewe no kudahuza kw'izo kamera zo ku muhanda ndetse n'ibyapa. Ku itariki 27 Mutarama 2024 bongeye kumvikana inkuru yavugaga kuri KNC no ku kipe abereye umuyobozi ya Gasogi United FC, aho yatangaje kasheshe ikipe kubera ibyo yise umwanda ubwo yari amaze gutsindwa na AS Kigali igitego kimwe ku busa bwa Gasogi mu mukino wa shampiyona. Ati ntabwo dushobora gukomeza kuko iyo ubyinanye n'inkende zigukozaho imirizo yazo, ntabwo ari amarangamutima kuko ubutumwa amaze no kubuha abakinnyi n'abatoza. Icyo gihe umunyamabanga wa Ferwafa Kalisa Adolphe yavuze ko muri Ruhago buri kimwe cyose cyateganyijwe, ko harimo n'amategeko ahana abatagize ibyo bubahiriza. Yavuze ko ubusanzwe ugize icyanenga ku misifurire mu ruhame hari itegeko rimuhana, yaba umutoza cyangwa se umukinnyi. Icyo gihe inama ya komisiyo ishinzwe imyitwarire muri Ferwafa yari yavuze ko KNC yatesheje agaciro umusifuzi wo hagati aho ishakiye Baritazar, maze ahanishwa guhagarikwa mu mikino 4 isubitsweho 2 ndetse n'ihazaba ibihumbi 50 by'amafaranga y'u Rwanda. Gasogi United yagarutse ikina umukino w'umunsi wa 19 wa shampiyona ubwo yanganyaga na Kiyovu Sport igitego 1-1 hari ku itariki ya 3 Gashyantare 2024. Mu buzima busanzwe KNC ni umugabo udakunda gucecekeshwa, ni umugabo urakara cyane ndetse akanabigaragaza mu gihe arenganyijwe cyangwa abonye urengana. Ni umugabo wubatse ufite umugore n'abana 3. Ngayo nguko rero
ngibyo bya KNC nyiri TV1 na Radio1 umugabo w'udushya twinshi. Ibyo reka tube tubisubikiye. Ese wari udukurikiye KNC uramwemera? Niba umwemera se umwemerera iki? Reka tuganire muri comment. Wakoze cyane kubana natwe. Imana ikurinde.